ibyishimo mu ngo zanyu, azana amahoro mu ngo zanyu. Oh my God, oh my God. Munyumve, Imana yarambwiye ngo igiye kubaka urusengero rwa etaje hano, urusengero rwa etaje hano, kandi Imana igiye kubaka ikoresha twebwe, ntabwo ikoresha ibiti. Mbona ashaka gutanga poromosiyo y'abantu biteguye kuba abamiliyoneri. Arambura ukuboko agira gute? Arayakira. Okay, tubyoroshye. Mbwira umuntu ko agira umubyeyi ngo uyu munsi ugiye kurambura ukuboko wakira ibyawe. Ugiye kurambura ukuboko wakira ibyawe. Come on. Ndashaka abantu bumva biteguye kwakira ibyari byarashabutse, byari byaramwinjitse, ibyo Satani yari yaratwaye, ibyo Satani yakunyaze. Urambura ukuboko uyu munsi, wajya ubyakira mu izina rya Yesu. Ndashaka abakeya bonyine ntabwo babashe kunyumva. Burya mu iteraniro ntabwo bose bumva. Hari abumva ariko ntibumvire. Abanyafurika tugira ikibazo cyo turumva ariko kumvira bikagorana. Mbwira umuntu kwegere ngo witeguye kwakira ibyawe. Amen. Umunsi umwe habaye inama y'ibisimba. Inama y'ibikoko. Akanyegeri murabizi ukuntu kagenda buhoro, kagenda gakeya. Birimo bigenda mu nzira kwa kanyegeri kabona nzovu. Kabonye inzovu murayizi. Gahita kagenda kayijya ku mugongo. Ngo kagere ku mugongo w'inzovu, bagera mu nama. Kavuze iduka karavuga ngo yo mwabibonye ko nzovu asigaye ari umugaragu wanjye. Inyamaswa zose ngo kuki? Wowe nzovu usigaye umugaragu w'akanyegeri. Ngo nzovu irakitegereza igiye kugakandagira. Karavuga ngo reka barambesera mbabarira, sinjye wabivuze, wumvise ko ariwe wabivuze, ntabwo ari ibyo bivuze. Inama irangije kuba karayitegereza. Karavuga ngo n'ubundi turaturanye na nzovu, nimureka akagenda njyewe nzagera iwanjye bwije cyane, kandi ejo mu gitondo tugomba kugaruka mu nama. Karayitunga karongera kayijya ku mugongo. Barajyana ngo kageze iwako kava ku mugongo w'inzovu karinjira. Mu gitondo cya kare gahagarara ku nzira ngo nzovu agiye gutambuka. Karavuga ngo n'ubundi nindamuka ngiye njyenyine ndaza kugera mu nama, inama irangiye, kubera ko umuvuduko w'akanyegeri ni mukeya. Se murakaza? Aha. Garangije ngo gahita kajya ku mugongo wa nzovu. Kagiye ku mugongo wa nzovu, inyamaswa zibwira nzovu, ziramubwira ngo ejo mu gitondo uzazinduke uzaze gusobanura ukuntu usigaye uri umugaragu wa kanyegeri. Nzovu irangije ibwira kanyegeri ati rero wanshebeje mu bantu, urabizi ko inyamaswa zose ziruta ubunini, nzirusha ibiro, none wansebeje, bazi yuko ndi umugaragu wawe kandi wowe nta n'ikiro na kimupima. Kanyegeri ati rero kugira ngo bigende neza njye kukisobanura, mu gitondo uzinduke umpitane, ntusige gende njye kuvuga yuko bambesheye atari njye wabivuze. Nutantwara urabizi ngenda gake, umuvuduko wanjye ni mukeya, ndaza kuhagera inama yarangiye mbura uko musobanura. Batoke akanyegeri mu gitondo kajya ku mugongo wa nzovu ngo bagere ahandi inama ibera bagiye kwinjira. Bati yo mwabibonye bimwe naraye mbabwiye ko nzovu yongeye kumeka, noneho murabyiboneye ko ni ku mugongo, ni umugaragu wanjye. Inyamaswa zibwira nzovu ngo uzongera uhakane, uzongera ubihakane. Mbwirira umuntu ko ngo muri iri teraniro Imana iguha inzovu ikwihutisha mu rugendo. Kandi ngiye kurangiza kwigisha, naribyo kubasuhuza. Iki cyumweru cyose buri saa 10 turi kumwe. Guhera ejo ku wa mbere, iki cyumweru cyose ndabararize mwese ntimuzabure. Ibigendo byo mu kazi ubanguke kugira ngo twumve icyo Imana igiye gukora muri iki cyumweru. Amen. Ese inzovu murayakiriye? None nimba waje gusenga ugenda n'amaguru, ejo Imana iguhaye akamoto, ntabwo kaba kabaye inzovu? Waje uteze moto, ejo Imana iguhaye imodoka yawe, ntabwo yakwihutisha urugendo ikabibaye inzovu yawe? Akira inzovu yawe mu izina rya Yesu. Amen.
umunsi umwe abana bigaga ibyo kuvugishwa bari bicaye mu ishengero bari kumwe n'umuvugishwa mukuru witwa Elisa. Baramubwira ngo dufite ikibazo, aho twicaye ahangaha habaye hatoya, none utwemerere tugende tujye kuri Yorodani, buri muntu wese ateneyo igiti tuze twubake kugira ngo twagure ahantu dukorera. Arababwira ngo ndabemereye mugire gute, mugende. Barimo bagiye kugenda, umwe arababwira ngo njyewe nta mworezo mfite, cyangwa se reka njye kuyitira umuturanyi. Aragenda. Bahise mu Kirundi n'ishoka, inshabiti. Baragenda. Mu mategeko yo gutiza ibikoresho byo mu rugo, ntabwo umugore yemerewe gutanga igikoresho atasabye uruhushya umugabo. Siko bigenda. Umwana aragenda ajya kwa Korode, ajya gutira inshabiti. Asanga Korode adahari, ahasanga umugore. Aramubwira ngo narinje gutira inshabiti. Umugore aramubwira ngo inshabiti irahari, ariko nubwo ihari ntabwo nemerewe kuyitanga nyir'urugo adahari. Umwana aravuga ngo oke, icyo nari nkeneye kumenya ni kimwe, yuko icyo nshaka kigize gute. Mbwirira umuntu ko icyo ushaka ku Mana kirahari. Aravuga ngo ntabwo nitaye ku gihe biri mu ntware kugira ngo nyir'urugo aze, nashaka amasaha menshi ataraza, ariko icyo nshaka namenye ko kigize gute. Umva, niba hari ikintu urimo gusengera ntucogore, nturambirwe, upfa kuba wamenye ngo Imana irabifite, n'uzamuka ukabitahanye. Umwana aricara, nyir'urugo araza akamubwira ngo naje gutira inshabiti, kandi umugore wawe yambwiye yuko ihari. Mu mwemu umugore asobanura umutima w'itorero, asobanura mwemu yera. Mwemu yera kuha amakuru y'ibyo dukeneye, akatubwira ngo ibyo wasengeye birahari, biragusaba gutegereza, ugasenga wihanganye, ntusenga imbere y'Imana utabibonye. Mubwire ngo mwemu yera yemeje ko ibyo usaba Imana bihari. Mwemu yera byemeza ko ibyo urimo gusaba birahari ku Mana, kandi urabitahana uyu munsi. Amen. Ese ishoka murayizi? Igiti bashyiramo ishoka bakita iki? None hari akandi kantu bashyiramo hagati y'umuhini n'ishoka bakita iki? Igihato. Mu Kinyarwanda bakita igihato, mu Kirundi bakita iki? Agati bashyiramo kugira ngo itashamuka, kugira ngo itaruka ikavamo mu giti, itavamo mu muhini. Igikwikizo. Good. Munyumve munyega amatwi. Mbere yuko iyi nshabiti ijabuka, mbere yuko iroka, ibanza gukora icyo bita kujegera, ikanyeganyega. Iyo irimo kunyeganyega abantu ntabwo babibona, ariko ufashe umuhini arabyumva. Bimenywa n'ufashe umuhini niwe umenya ngo irimo irajegajega. Iyi mikrofone mfashe irimo irajegajega mo imbere, mwese nimubibona, ariko mo imbere irajegajega. Njyewe uyifashe n'ibyo ubizi ngo irimo iragira gute, ariko mwe nimubibona. Birajegajega mu rugo, umugabo yakwitaga sheri shushu, ejo akakwita imbwakazi, uwakwitaga sheri shushu agatangira kukwita ibindi bizina, ukibaza wayi yarajegajeze. Birajegajega, abashitsi bakaza mu rugo, umugabo akagukubita ikofe muri mu cyumba, ukihanagura urimo kurira, ukihanagura amarira, ukaza muri soni, muraho neza, twishimiye kubabona. Kumbi mu cyumba byari binga bishegashega. Birajegajega, ukabyuka mu gitondo ujya mu kazi nk'abandi ngo ugiye gucuruza, ugatahana ati ikigucyura utayifite wayisabye abandi. Byajegajeze. Hano hari abantu byaba birimo kujegajega mu ngo, biri kujegajega mu kazi, birimo kujegajega. Mufashe umuhini mukumva urajegajega, bita amakuru. Imana igiye kuguha igikwikizo. Tuvuge ngo amen. Igikwikizo muragikeneye?
birajegajega. Umukobwa akisiga agapuderi kakamufata, Korode mu kwa mbere akaza akamurambagiza akigenda. Mu kwa kabiri akaza Petero nawe akagenda. Mu kwa gatatu akaza Yohana nawe akagenda. Kandi agapuderi niko akisiga buri munsi. Tubwizanye ukuri. Iyo nzobe usiga agapuderi buri munsi ntabwo ari umuhini wasigara. Wumva ishoka itarakutse. Duturanye n'umugabo ajya akunda kwita umugore we ngo ni imbwakazi. Imbwakazi ni imbwa y'ingore. Noneho rimwe naramuhamagara ndamubaza ngo umugore wawe ko wita imbwakazi ngize ukuri, wigeze umukunda umwita amazina meza? Arambwira ati yo wari kuhageza ndi no kumuresha. Mu gitondo namwitaga ubuki, saa sita namwita ibombo, nimugoroba namwita amazi agashushu. Ndamubaza none kubera icyo usigaye umwita amazina mutuka? Arambwira ngo nyine sheri yashiranye n'agahararo. Urugo ruracyahari ariko byarashegeye, urukundo rwarajabutse rwaragiye, basigaranye umuhini. Mu rugo rwawe umuhini ntabwo ari usigaye, ishoka ntiyakutse, ishoka y'urukundo ntiyagiye. Telefone yanjye mfite ijyamo simukadi zibiri, iyawe ijyamo zingana? Ninde wambwira simukadi abantu biga? Simukadi ijyaho abantu bangana 250, sibyo? Simukadi zibiri z'abana 500. Hano hari abantu ufite telefone, iyo ugiye barujisitira nimero shasha barakubwira ngo yaruzuye, shaka ubanza gusiba. Ntabwo birabaho mwebwe? Wajya barujisitira nimero shasha bakakubwira ngo telefone yaruzuye, shaka ugira gute? Uwufuta kugira ngo ushire n'undi mushasha. Ukabyuka mu gitondo ushonje, inzara yakwishe, n'abana babuze indya. Ufite telefone irimo abana 500, ukabona umuntu wahamagara ngo aguhe 10,000 yo kugurira abana umuceri. Abo bantu ufite muri telefone si bibi? Umugire inama y'ubuntu. Niba ufise imihini ingana ubwo ngubwo, yabaye akajagari, yujuje depo yawe, yabaye akajagari mu mutwe no mu mutima, tangira ufute. Imana iguha abantu b'umumaro. Urazinduka mu gitondo saa 12 ugiye mu kazi, ukagaruka ijoro. Nyamara akazi ukora ntigashobora kwishyura aho urara, ntigashobora kwishyura abana minerivani, ntigashobora kukugurira agakweto keza, ntigashobora. Ako kazi kose umuhe. Warize wiga bikugoye, akazi urakabura, diporome warayibunitse mu nzu wayishyira muri sitoke, nawe ngo warize. Iyo diporome mu minsi imyaka 2-3 ntabwo yabaye umuhini. Imana ikomere igikurikizo mu izina rya Yesu. Imana iguhe igikurikizo. Umva naka hari ibintu byashegashagaga mu buzima bwawe, Imana igiye gushyira n'igikurikizo. Bibiliya iratubwiye ngo, ndimo ndasoza, Bibiliya iratubwiye ngo umwana agira ikibazo, inshabiti ye iguye mu mazi. Ahantu aguye ntakiyireba ngo ayirebeshe amaso. Hari igihe bishabuka ukareba impande n'impande ukabona nta byerekezo, ukabona nta butabazi, ugasengayo uburyo bwose bikanga, ukajya mu mafungo bikanga, ukavuza induru na bene wanyu ntibatabare. Yaba mu buryo ngo ukarenganya bene wanyu ngo bagiye imahanga ngo bazatwibuka.
hano hari abantu mwasabye Noheli banga kuyibaha, mwasabye Bunani banze kuyibaha, mwari muzi ko nibagerayo bazabatabara. Ugafata WhatsApp ukohereza kari kode igiye kuri WhatsApp bamaze kuyumva yerekana utuvi tubiri twa tw'ubururu. Siko bigenda, akayumva ku wa mbere, ku wa kabiri ntagusubize, ku wa gatatu ntagusubize, akazagusubiza ku wa gatanu, n'igisubiza guhaye kikaba negative, kikakubwira ngo wihangane, ngo maze iminsi ndi bize, ngo urumva ngo amahera nayo mfite, ngo nayahaye ngo wamukuze, ngo muhaye icyifuzo ku wa mbere umubwira ngo inzara irakwishe, agusubije ku wa gatanu agaha n'igisubizo kiri negative. Nawe ngo ufite inshuti. Barize umuntu kwagira ngo utekereje wumva usigaranye imihini ingana iki? Ibintu ntibyabaye imihini. Ariko no mafite ubuhanuzi bw'ihumure. Ubu nimureba turaza hano tugatangira tukajya gushaka amafaranga yo kugura hano. Imana ishimwe ko nasabye murimo kuhagura, ariko Imana yavuganye nanjye kandi ntabwo izakoresha mwese. Turaza kwitanga mukazana 500, ndakazana 100, undi 1000. Nibyo Imana ikamusohora akajya gukota. Uzi ukuntu bibabaza ibihe bihinduka. Ejo Imana yagusohoye ugasubira mu gukota, ikakubwira ngo banza usubireyo ukuntu gukota bibabaza. Imana izakurinda ikigeragezo cyo kuva muri yawe ugasubira gupanga, kiraryana. Amen. Turangiza. Umwana ngo ararira, arimo kurira niko abandi barimo batema ibiti, batemye byinshi, warimo ararira. Icya mbere yahageze akererewe, yagiye gutira. Icya kabiri asanze abandi batemye bamutanze mu kazi. Icya gatatu agiye kuhagera, inshabiti iraroka irajabuka igwa mu mazi, avuza induru. Mu kuvuza induru kwe, umuhanuzi w'Imana aramubaza ngo iguye hehe? Barize umuntu kwegereka aho ibyo byajabukiye urahazi? Aho byajabukiye urahazi? Ariko muzi kuba mu rugo rwiza rurimo amahera, rurimo amakaro, rurimo ifiriti n'umuceri n'inkoko, rurimo ibintu byose, ariko harabuzemo umwana. Urwo rugo ntirwabaye umuhinigo. Imana ibaha igihato, uwo mwana ashobora kuzakana igihato kibahanagura amarira. Kandi ndi mu buhanuzi, niba mukeneye ngo mpagurutse umwe kuri umwe ntabwo muri bubyumva. Nababwiye ngo byumva bakeya ba nyirabyo bakabipokera bakabitwara. Bibiliya iravuze ngo umwana abwire Elisa, aramubwira ngo yaguye hariya aho yatakaye nagize gute nahabonye. Mbese hari ijambo numvise bakoresha mu Kirundi rivuga ngo atagapfuye. Ese ufite ibyapfuye? Ufite ibyapfuye? Okay. Nimba byarapfuye Imana ishimwe, kuko hari ibindi bigiye gukira. Umwana Elisa aramubwira ngo hanyereke hatunga urutoki. Elisa ngo afata igiti akijugunya hahandi inshabiti yaguye, irangije irarebera. Ikibazo cya mbere, iki giti cyari sumaku. Sumaku murayizi? Isumaku ishobora gukurura igiti? Isumaku ikurura icyuma, siko bimera? None iki giti cyari isumaku. None ahantu bayijugunye ko yagiye ikajya ahantu hasi batakireba, igiti cyagezeyo kijya kuzamura iyi shoka irareremba. Bakoresheje irihe maji? Mubwire imbaraga z'Imana zigera hose. Imbaraga z'Imana zigera hose. Uyu munsi ndagusengera muri iri teraniro, ibyawe byari byaranze, ibyari byarashatse, ibyari byararetse, ibyari byarakunaniye. Imana yohereza ijambo ry'Imana. Iki giti ni ijambo ry'Imana. Iki giti ni ubuhanuzi. Iki giti ni ubuvugishwa. Bigeraho ibyawe byapfuye, byongere birere mu byakire mu izina rya Yesu. Umwana imaze kurererwa
Elisa aramubwira ngo rambura ukuboko. Gira gute? Murambura amaboko. Ntayo mufite. Tugiye kwakira ibyacu byari byaradushitse. Ese birahari cyane? Hari kandi byarakorotse. Hari ibyo wari waratunze biragenda. Hari ibyo wari ufite biragenda. Amarira yarakorotse. Umugisha waragiye. Mu rugo byarakorotse. Mu kazi byarakorotse. Mu rushako byarakorotse. Rambura ukuboko wakire. Ndagusengera wongere wakire ibyawe. Ishoka yawe yakire. Umugisha wawe yakire. Wakire urubyaro. Wakire akazi. Wakire umugisha. Wakire agakiza. Wakire kunesha. Wakire ubutsinzi. Wakire ubutabazi. Wongere wakire. Wakire imbaraga z'Imana. Wakire imbaraga zibohora. Wakire imbaraga zikiza. Wongere wakire mu izina rya Yesu. Icyicaro byawe uyu mwaka kigomba kuyivamo. Icyicaro mu migisha yawe. Icyicaro mu rubyaro rwawe. Icyicaro mu kazi kawe. Icyicaro mu nzu yawe. Icyicaro mu byawe kimuhaguruke no muri uyu mwaka. Ijambo rya nyuma. Hano hari abantu mufite amadeni abamereye nabi, kandi Imana yambwiye ngo abenshi muri mwebwe ikintu mwafatiye ayo mafaranga kugira ngo mujye gukora yabapfiriye ubusa. Murimo murarwana no kwishyura amakredi, amadeni mufite, ariko icyo mwafatiye amafaranga gukora. Hano muri uyu rusengero hagiye guhoramo ubukwe. Imana igira umugisha w'ubukwe. Mwakire umugisha. Hano hari abandi bantu mwari mufite intambara mu ngo zanyu. Ibyishimo mu ngo byarashize. Urukundo rwararangiye mu ngo. Data wa twese aravuze ngo ashize ibyishimo mu ngo zanyu. Azana amahoro mu ngo zanyu. Oh my God. Munyumve. Imana yarambwiye ngo igiye kubaka urusengero rwa etaje hano. Urusengero rwa etaje hano. Kandi Imana igiye kubaka ikoresha twebwe, ntabwo ikoresha ibiti. Ndumva nshaka gutanga poromosiyo y'abantu biteguye kuba abamiliyoneri muri uyu mwaka. Nanjye ndimo. Nababwira ngo icyo umuntu abiba nicyagira gute? Njyewe ni namba wani hano. Kandi ibyo tugiye kuvuga birarangirana n'ukwezi kwa gatatu. Mu kwezi kwa gatatu Imana yambwiye ngo iki kibazo kizaba cyamaze kwishyura. Icya mbere banyandikaho miliyoni, kandi mu minsi iri hano mu Burundi zagenda namaze kuyishyura. Miliyoni n'ejo nshobora kuja nizana. Umunsi umwe abagabo baje iwanjye basuye, baza nta mahera mfite kandi